Yesu ashimwe. Bene data, mwongeye gufata uno mwanya mukurikira ino nyigisho. Imana ibahereze umugisha, kandi nshimiye Imana ko impaye uno mwanya mwiza kugira ngo nongere mvuge ijambo ryayo ikize mu mutima. Turacyari kuri ya nyigisho, iki nicyo gice cyayo cya nyuma, aricyo cya gatatu, itubwira kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Urakoze Imana kubw'uyu mwanya mwiza, ububanemo natwe kandi dufashirizemo, uduhe kubyumva kandi no gusobanukirwa guturuka kuri wowe. Umwuka wera akora umurimo wo kudusobanurira nk'uko wabisezeranije, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Turacyakomeje ya nyigisho, tugeze igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma. Hanyuma icya mbere turi buze kureba, turaza kureba ikintu cyitwa kwicisha bugufi. Tubona urugero nanone rwiza rw'umwami wacu Yesu Kristo, uko yagize kwicisha bugufi, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya kabiri, umurongo waho, igice cya kabiri turasoma umurongo wa 23. Haravuga ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera. Hanyuma iri jambo tubonye ritugaragariza umwami Yesu Kristo ubwo yari arimo kurenganywa azira ibyaha byanjye n'ibyawe. Hanyuma bakajya bamutuka, hanyuma bakajya bamucira mu maso, bakamukubita inshyi, hanyuma ariko ntiyabasubiza cyangwa ntiyagira ijambo na rimwe ababwira. Hanyuma iki ni ikimenyetso cyo guca bugufi gukomeye, kuko yari afite ubushobozi n'ubutware bwinshi. Kandi mwibuke ko yari Imana yihinduye umuntu, akemera kuvukira mu muryango ukennye, akemera kuvukira mu gace gakennye kandi k'icyaro, akemera kubambwa urupfu rwo ku musaraba n'inkozi z'ibibi, nyamara we nta cyaha yakoze, akemera kwiyambura akamero k'ubumana yari afite, akumva ko atari byo kugundirwa, ahubwo akagirira imbabazi njye nawe kugira ngo aducungure. Hanyuma iki ni ikimenyetso cyo guca bugufi gikomeye. Nakubwira ngo inzira yaciye niyo guca bugufi kugira ngo abone njyewe nawe. Nintaca bugufi cyangwa nudaca bugufi kugira ngo nawe umubone cyangwa kugira ngo nawe umushake, ntuzamubona. Inzira yaciyemo yo guca bugufi niyo nanjye nkwiriye gucamo mushaka. Nishyira hejuru nkumva ko ibyanjye byose ari njye ubikora, nkumva yuko ari njye ushoboye byose, ndagira ngo nkubwire ngo sinshobora kumubona. Umuntu udaciye bugufi ntibishoboka yuko akizwa. Ndasubiramo, umuntu udaciye bugufi ntibishoboka ko akizwa cyangwa akorera Imana. Guca bugufi ntabwo ari ukwisuzugura, ahubwo guca bugufi ntabwo ari ukwitekereza nabi, ahubwo ni ukutitekereza inshuro nyinshi, kandi ntiwibanze imbere ukumva ko iby'abandi ari byo bibanza imbere. Kandi ni ukwitekereza yuko atari wowe ukora imirimo itandukanye yo mu rusengero, urugero nko kuririmba, nko kuvuga ubutumwa, no gukora indi mirimo yose yagura ubwami bw'Imana cyangwa yo kunezeza Imana, ukumva ko atari wowe ubikora. Mwibuke igihe Yosefu bari bamuhamagaye ngo asobanure inzozi, Farawo yamubwiye amagambo akomeye yari kumusingiza, akumva ko ari igikomerezwa. Aramubwira ngo namenye yuko ubasha gusobanura inzozi zikomeye. Yosefu aramusubiza ngo ntabwo ari njye usobanura inzozi, ahubwo ni Imana ikorera muri njyewe. Kandi tubona abantu benshi batandukanye bagenda bicisha bugufi bari imbere y'Imana, bakagaragaza ko atari bo bakora, ahubwo ari Imana ikora. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe gira guca bugufi mu murimo, wumve ko atari wowe uririmba, wumve ko atari wowe ukora imirimo yose inezeza Imana. Ubwire Imana ngo ntabwo ari njye ukora, ahubwo ni wowe ukorera muri njye. Hanyuma ikindi Pawulo yaravuze ngo niba binkwiriye ko nirata, nzajya nirata iby'intege nke zanjye. Amen. Niba binkwiriye ko nirata, nzajya nirata iby'intege nke zanjye. Nawe niba bigukwiriye ko wirata, koko ujye wirata agakiza wahawe, ujye wirata kuri umwana w'Imana, ntukagire ibyo wirata bigaragara kuko birashira. Hanyuma Pawulo yarongera avuga ngo
turi abantu buntu ni igihe bari bamaze gukora igitangaza abantu bagashaka kubatambira ibitambo mu byakozwe n'intumwa, bakavuga ngo turi abantu buntu kandi turi abantu nkamwe. Hanyuma niyo Imana yagukoresha ibikomeye bite, ujye ugira umutima wo guca bugufi, wumve ko atari wowe ubikoze ahubwo ari Imana. Kandi kimwe mu kintu Imana yanga ni uko ikora ikintu hanyuma yagikorera muri wowe ukakiyitirira. Mwibuke icyo Mose yazize, mwibuke ko yazize ko Imana yakoze igikorwa cyo gukura amazi mu rutare, hanyuma we akabyiyitirira we na Aroni, kandi bagakora ibyo Imana itababwiye. Ikindi cya kabiri muri ibi turimo kwiga ni umutima w'imbabazi. Hanyuma umutima w'imbabazi Kristo Yesu twawumubonyeho cyane. Hanyuma icyo yakoze, urugero nk'uko yari ku musaraba, nyuma y'uko bari bamuhemukiye bingana kuriya, nyuma y'uko bari bamubabaje bingana kuriya, yabwiye Imana ngo Data ubababarire kuko bo ntabwo bazi icyo barimo gukora. Nugira imbaraga z'umwuka wera, nugira wa mutima kuko wari muri Kristo Yesu, ikizaranga ko uwo mutima ufite cyangwa icyo uzitoza kugira ngo ubugire ni ukugira imbabazi. Uzahura n'abantu benshi muri uru rugendo bakora ibyo udashaka cyangwa udashima. Abantu benshi bakubabaza n'abantu benshi bagupfobya. Nkwibutse yuko kuba ukorera Imana bitazabuza abantu kugupfobya no kuvuga yuko ibyo udakora bidakwiriye. Wibuke amagambo babwiraga Nowa. Hanyuma abo ngabo bagukorera amakosa ndetse bamwe na bamwe bakanabigukorera babishaka, ntabwo bikwiriye kuzabaciraho iteka ubabwire ngo Imana ibahane. Ahubwo icyo uzakora ni ukubagirira imbabazi. Niyo umuntu yagukorera ikosa riremereye gute, ntabwo ugomba kumubikaho inzika, ahubwo ukwiriye kumubabarira kugira ngo urusheho kugira umutima uri muri Kristo Yesu. Ndagira ngo nkwibutse ko utagira uno mutima wari muri Kristo Yesu udafite imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera nizo zikorera muri twe kugira ngo tugire uno mutima. Kandi icyo nagira ngo nkubwire, icyo ugomba gukora mu gihe umuntu agukoreye amakosa, ntabwo ari ukumwaturiraho amagambo mabi cyangwa ntabwo ari ukumubikaho inzika. Na Sitefano yarabikoze bari kumutera amabuye, ariko amateka ya Sitefano tugaragaza ko yari umuntu wuzuye umwuka wera, yuzuye ubuntu bw'Imana n'ingeso nziza. Nakubwira ngo ijambo nawe yavuze rikomeye, yaravuze ngo Data ntubabarihe icyaha kuko batazi icyo bakora. Hanyuma nawe ntabwo ukwiriye kubika inzika, cyangwa ngo niba hari umuntu wakubabaje, niba hari umuntu wagukoreye amakosa, tera intambwe ya mbere umubabarira, tera intambwe ya mbere umubohora, tera intambwe ya mbere yo kumurekura mu mutima wawe. Kuko iyo ufashe umuntu ukamushyira mu mutima wawe, ukajya wiga umutekerezaho, ukajya wiga umugendana, kugira ngo nkubwire ngo ni wowe uvunika. Hanyuma icyo Imana igushakaho ntabwo ari ugukomeza gutekereza kuri uwo muntu, gutekereza kuri buzamugirira, ahubwo ni uko umugirira imbabazi, kuko Yesu yaravuze ngo nimutababarira, nimutagirira imbabazi abandi, namwe ntimuzababarirwa. Ndagira ngo nsoze nkwibutsa ibintu bitandatu twarebyeho muri iyi nyigisho ivuga ku gutekereza nka Kristo Yesu. Hanyuma twabonye ko atari ibintu byizana mbere na mbere, ahubwo ari ibintu bikorerwa. Icya mbere twabonye mu gice cya mbere ni ukunezeza Imana, kunezeza Imana yonyine. Icya kabiri twabonye ni ugutekereza ko utari wenyine, gutekereza ko aho uri hose, uko wumva umeze kose, Imana iri kumwe nawe. Icya gatatu twabonye ni ukumenya abo turi bo, by'umwihariko yuko turi abana b'Imana, kuko na Yesu yari yaramenye uwo ari we, nuko ko yajyaga avuga ko ari umucyo w'isi, kandi nanone akavuga ko ari umwana w'Imana. Ikindi twabonye ni ugukiranuka ahantu hatagaragara n'ahantu hagaragara. Ahatagaragara impamvu twahabanje ni uko ariho Imana yitaho cyane, ni uko ukiranukira ahatagaragara, ahagaragara bikunanira. Ariko kenshi twabonye ko abakiranukira ahagaragara bagera hanze bakumva ko bitabareba, ariko nukiranukira ahagaragara gusa ukagera ahatagaragara aho abantu batakureba ukabitera umugongo, kugira ngo nkubwire ko nta ngororano irimo, ahubwo bizagushyira mu rubanza. Hanyuma tubonye ibindi bya nyuma bibiri. Icya mbere ni ukwicisha bugufi. Twabonye ko kwicisha bugufi atari ukwitekereza
nabi, ahubwo ari uburyo bwo kutitekereza kenshi kandi ugashyira abandi imbere. Hanyuma tubonye kugira umutima w'imbabazi. Imana ishimwe ko yatubashishije muri iyi nyigisho igabanyijemo ibice bitatu byo kutwigisha kugira umutima uri muri Kristo Yesu. Iki ni cyo Yesu yasize avuze ngo tumwigireho, ntabwo dukwiye gukora ibindi twishakiye, kandi umwami wacu ari we wivugiye ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Hanyuma Imana namwe ibahe umugisha, mwagiye mufata umwanya mukurikira iyi nyigisho, kandi umwami arusheho gukomeza ibitekerezo byanyu. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ibi twavugaga nubyumva gusa ntubikore bizakubera imfabusa, ariko nk'uko mbivuze nimbikora kandi nkabyitoza nkanabishyira mu bikorwa, nibwo bizarushaho kugira agaciro. Urakoze mwami ko watubashishije mu gihe cy'iyi nyigisho washyize mu mutima wanjye. Ntabwo nari kubishobora ndi jyenyine, kuko ndi kumwe nawe mbasha gukora ibiruta cyane ibyo ntekereza ko nakora. Urakoze ko wabashije abantu bose kubikora kandi no gukurikiza inyigisho. Unyemerere inyigisho igume mu mutima wacu, kandi turamutse dukomeje gutekereza nk'uko turi abantu twebwe ntabwo wanezerwa, ariko nitwigira ku watubanjirije, umwami wacu twemera watwitangiye, nibwo tuzarushaho gukora ibyo ushaka. Mwami rero mushyirwe hejuru kandi uhimbazwe kuba utwemereye uno mwanya. Icyubahiro cyose ntikigarukire kubera kuri Imana yacu, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.